sheri reka ndagukunda cyane reba mukunze wowe ushyize mu nyurabwenge ugafata ayo majwi barimo kukumvisha ukumva ukuntu ibyo bintu birimo kuvuga ubundi wowe uricara ukavuga ko ibyo bintu ari ukuri reka wenda si uko ndi gushyigikira abagore bari hano mu Rwanda abadiaspora baragukomerekeje nawe abadiaspora bari kunkomeretsa Samu kuko impamvu mbikubwira ntabwo ngende guhura nabo cyane ni umwe nahuye nawe ariko bitewe n'agahinda nari maze iminsi numva n'abagore namumariyeho umujinya ubusambanyi bwo kuri noza bukora gute bukora gute kutaburi kumwe n'umuntu bigenda ute ni isi maze kuba iy'ikibi gusa nanjye kugera kuri no saha numvaga ubusambanyi ari ubw'abantu babiri bahoye none ubwo rero ubusambanyi bwabaye ubwa batatu n'abantu babiri epfo ni bane na telefoni n'inzira iri kubareba sibyo ubonye umuntu ukubwira ati mu by'ukuri nkora mpako ka video nguha amafaranga abana barye murabizi ko abagore bapfira abana sibyo aho gusitara ngo ncikino rije hariye nge nasitara imfunira ahubwo avuga ngo ajya kubikubwira akubwira ngo ndi umuntu w'umugabo nta ninge nawe aho kugira abana baburare wasambana ngira ngo wenda agiye wenda kumbwira uko nzayabikuza uko nzavunjisha ahita ambwira ati rero iherere ujye muri dushe nuko yambwiye ufotore amabere ufotore ikibuno ufotore sexe umpa amafoto arambwira ngo icyitonderwa genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, tubahaye ikaze abakunzi b'Urugendo Online TV, abakunzi ba Inside Rwanda TV, Rwanda Gospel Show, Give Hope TV, Ganza iganze. None wagereye ni press conference gukora introduction abantu bose mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu aho tunyuza ibiganiro byacu bya buri munsi turabasubije cyane. Nge nitwa Gakire Samu ndi kumwe na mugenzi wanjye Bobo. Wiriwe waramutse biraterwa ne abantu bari kureba ikiganiro barabarirya uraho neza? Uraho neza ndabaramukije. Urashima Imana n'abantu bakwiriye. Bobo abantu bari bazi kuri vice president w'imihanda. Yenda? Je ninjye nagutoye. Oya ndabihakanye. President nindeze? Ntago mbizi. Gusa ariko abonyeka ni Claude na Ezekiel. Claude imihanda twarayimurekeye rwose ni wiyoboye. Nuko turagarukire tugiye kuganira ngira ngo kuri kamera muri kubonaho bashiki bacu n'ababyeyi n'aba mama n'abagore. Umugabo ni Yesu. Oya Bibiliya ivuga umugore. Hari ukuntu abajya bavuga ngo uri umugore w'umugabo. Ariko agahita avuga ngo umugabo ni Yesu mvuga. Abagore benshi bakora ibiganiro rya kuvuga ati jewe mfite umugabo rwose. Ugakomeza kumubaza akakubwira ati ni Yesu navugaga. Mwari muketse undi rero. Ubwo nizere ko namwe ari uko ushaka kuba ufite mu mubiri ufite no mu mwuka byose birashoboka cyane. Uko bimeze kose dushima Imana cyane. Tujye kuganira nabo agaruka mbere mu babonye basanzwe batanga ibiganiro bizima byubaka haba ibyubaka umuryango ndetse n'ibyubaka roho mutagatifu cyangwa se ibyamwuka wera. Nibo tujye kubana tujye kuganira ariko mbere ya byose uko mba ikaze umuntu bita buri kantu bamufunguye. Ni ibintu byo kwishimira buriya hariya ntabwo ari ahantu umuntu wakifuriza ko umuntu yaba ari. Rero mpamvu bajya bavuga ngo umugabo mbwaseka imbohe. Reka twishimire ko buri kantu
yaje nabonye abantu bose babyishimiye. Ni byiza cyane ko nyuma gukurikirana nyine uko bimeze basanze nta mpamvu yo kuba ari hariya bakamurekura. Nyuma y'inkuru ya buri kantu rero umunsi w'ejo nibwo nabonye, ubwo niho ngiye guhita ninjira kugira ngo mbere yo kubakira ngiye kubakirira ku nkuru, ariko reka manze mbakira nabinjiza mu imihanda ntari nabakira neza. Hepfo hari mademoiselle Yvonne. Yesu ashimwe. Umeze neza? Ariko mana ubusanzwe uritonda. Ndavanze. Uravanze? Ubu bimeze bite? Biraterwa. Cyangwa umeze nk'aho mwana ngo biterwa n'icyo nanyoye. Biterwa n'icyo navuye mu rugo nyoye. Abantu kandi barakibuka umwana ati yo nanyweye ubushera ebana. Bameze neza cyane. Yego ariko uratuje ubwo tugiye kwinjira imihanda biraza gusaba ko tuza kujyana neza cyane. Egidia iganze ganza cyangwa ni iganze ganza iganze inyi Imana. Amen. Nari ngeze ngo ni ntuza naraje nageze ngo ni umeze neza nawe urashima Imana. Murasa neza. Sinzi kuri abari kubireba kuri kamera ariko ngewe ndi kubireba live murasa neza cyane, muri abagore bashima Imana. Akagasura dufite no kubera Yesu. Amafaranga. Yesu. Amafaranga ntabwo araza. Rata we yaraje Mu gihe cyayo. Mu gihe cyayo. Yigeze aza? Oya mu gihe cyayo azaza. Gusa none ntabwo twabura gushima Imana. Icyambere igishoro cyambere ni umwuka. Ahubwo se ngewe ikintu kimbabaje muza arangahe navugaga ko mwese mwese muhakana. Oya ntabwo ngiye nabihakanye. Nuko mwese muri kubishyira mu nzagiye kandi ubu mbashatse mu tubage twayo nasanga harimo amafaranga. Nta uko niyo yaba ari ijana y'amafaranga. Amafaranga ubundi ni nk'amaraso nta muntu utayagira. Ahubwo ingano yayo niyo abantu bagenda barushanwa. Ariko Imana izane menshi abasha gukemura ibibazo byacu. Nabyo byaba byiza cyane. Tugiye kuganira rero muri ababyeyi impamvu nabatume kugira ngo tuze kuganira. Hari inkuru tubona kuri social media rimwe tukabona ari uburyo ziri guharabika cyangwa se tukavuga ngo ntibikwiye. Rimwe bishobora kuba ari byo, ibindi bishobora kuba biri mu buryo bwo kuvuga ngo uyu muntu aba bantu bari kumuharabika, kandi noneho iyo baharabitse umudamu waje muri social media baba aharabitse abadamu muri rusange. Cyane cyane abo kuri social media reka mvuga bo kuko iri mpamvu ko namwe muri mu bantu bajya batanga ibiganiro ku ma social media ntago ari bibari byiza. Ngira ngo hari amajwi ari gucaracara hirya no hino. Ayo majwi biravugwa ko ari amwe mu bakozi b'Imana. Navuga ko ari aba role model cyangwa se navuga ko ari bamwe mu bantu bagiye batanga inyigisho kuri social media zafashije abantu benshi, zo mu imitima y'abantu benshi. Ngira ngo tuvuze Mama Charlene nta muntu utazi ubuhamya bwe bwafashe abantu benshi, cyane cyane aba single mother bakikomeza kumva ko kuba ari wenyine afite abana akumva ko azakomera cyane. Mutesi abantu baramuzi, Pastor Mutesi rwose ni umwe mu bantu bazi kuvuga Imana neza ukayumva ukumva n'imirimo n'ibitangaza byayo. Nubwo abo bose mvuga tutahwemye n'ubundi kubona muri social media bavugwaho ibindi byagenze utya ariko abarokore bahita bavuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ikindi bakongera bakavuga ngo buriya ngo Satani ibiri kugenda itera imijugujugu abana b'Imana ntawamenya. Buri ibyo bintu bibiri ngenda bikeka iyo mbonye umukozi w'Imana ari kuvugwa ndavuga birashoboka ko yaba yagiye mu ntege agafatirwamo, biranashoboka ko yaba ari kugeragezwa kubera ko abana b'Imana nyine bageragezwa kugira ngo bagere ku bintu byiza, ngo Imana itunyuza mu bikomeye kugira ngo tube abakomeye cyane. Ayo majwi njyewe nyumvanye mugenzi wanjye Bobo. Yesu ashimwe Bobo. Mbabarira naravanga himbazwe ayo majwi ntayo mfite. Ubundi ni
mpamvu nakuvuze muri visi perezida w'imihanda ikintu ntimuvanye korode ni wowe ugifite ntacyo mfite ndidekaraye nta na kimwe mfite mbese ndezekiye ntabiriho bajyeho barebe ntabyo ibintu Ezekiel yakoze abantu bibuke yago nawe ajya kujya Uganda abantu yasize ariko y'amabombe kwa ba jihad kwa baza Ezekiel nawe rero aho yibereye Uganda ubu none nta nicyo wazumubwira nawe aragubwira ati shamva nanjye aho mwamvugiye ndaje berike ayo majwi yasize hanze bivuga ko ngo n'amashusho yayo hari ubwo wenda barayafite mwe murambwira nk'ababyeyi ibi kandi bikava ngo kwa kundi gukundana muri social media murakundana n'aba diaspora rimwe na rimwe akaguhamagara mukajya muri mood mukaba mwakerekana imyanya y'ibanga cyane cyane no kuri mwe havamo ubuhemu bamwe bakarikodingana ariko n'ubundi ndabizi neza ko n'abatari bajya hanze nabo ntabwo ari uko aba bari kujya hanze cyangwa se bitwumva ariko ari bo baba babikoze cyane hari n'abandi biba ariko igihe cyo kikatari cyagera muri make murabategereje nabo yego Ejidia turakwakiriye ese ubundi nge nshaka kumenya inyungu z'ayo majwi mukuramo ni nk'izihe iyo wumvishe ibyo bintu bisebya uwo mubyeyi wunguka iki harya aya majwi yavugaga ngo iki nakumvisha nge ndabizi ushakira amajwi shakira amajwi uyashaka ntacyo oya ntayo mfite oya ngewe oya biri hanze nuko turi kubibwira abanyarwanda cyangwa tugiye kubivugaho nta mpamvu yo kuvuga ko mwifashe rero mwere gusigana mu kiganiro reka mbabwire sibyo wihakana ngo ayo majwi nta niba nta bifite nta kibazo ni ibintu byagiye hanze ntabwo wabizanye umuntu wabizanye neza Ezekiel ahubwo reka tubivugeho ese ibi bintu birakwiriye cyangwa ntibikwiriye wowe Bobo wihakana ngo ayo majwi ntayo mfite ntacyo biri bugukoreho kuba uyafite sibyo kuko nawe wayahawe ariko ureze kirano karahari ikaza arahari ibyo ni ibintu biri gutambuka ahantu henshi hatandukanye mu Jesus ntacyo rero biri kuri social media reka ndagukunda cyane reba mukunzi ndakumbuye gusa hanyuma akaza kugera hagera mu gikorwa cyo kurangiza okay ako nako mwumvishe ibi ni ibiganiro bakase biri kuri Instagram yo bita Kazungu Kaboss ariko biragaragaza ko ari analyse yari gukorwa na Pastor Claude avuga ko uwo muntu ari Pastor Mutesi ntacyo reka tubyemere ko ari Pastor reka ari we duheraho ubwo mama Shadele nawe turamuzaho mu kanya byose biri hanze okay reka duhere kuri Pastor Mutesi icyambere ku bantu bakundanye iyo umuntu akunda undi burya bajya bavuga ngo urukundo ni ibisazi sibyo urukundo ni nk'ibisazi urukundo rugutegeka gusimbuka kuri etaje utirengagije ko uri buvunike urwo ni rwo rukundo sibyo urukundo rugutegeka kurara utariye kubera ko utumvishije wa muntu ukunda sibyo urumva nshatse kubabwira ko urukundo ni ibisazi yego kuba urukundo rwa Pastor Mutesi n'uwo muntu rwarabategetse kuba bakwambarana ubusa bakamenyana kuko urukundo urwo ni urukundo kuko bari mu rukundo sibyo kozi w'Imana ufite titre ya pasteur uretse tuzi ni umukozi w'Imana ariko ntago ari Imana itonde mu manze mu sibyo ni umukozi w'Imana ariko ntago ari Imana sibyo bambaye umubiri inshuti yanjye yego uyu mubiri Imana niwe yaturemanye irabizi abarokore ntimujya muvuga ngo murayisengera ikaba barafu uri kumva noneho njyewe noneho sinkeneye gusengera uwo mubiri ngo ube barafu niba Imana yarampaye umubiri se ndawicira iki aho nawe nabambaye umwita ubwo umushumba yiyambuye intama zo zakora iki boretse uri kumva aha iki kiganiro aya majwi twumvishije ntago Pastor Mutesi ari mu rusengero sibyo ari kumwe n'umukunzi we ari babiri ushatse kuvuga ko ibi biremewe buretse ndabigeraho sibyo ndashaka kukubwira ngo urukundo ni impamvu y'impamvu zose mu rukundo habamo ibyiza n'ibibi sibyo urukundo ntago rureba
njyewe sindi bugaye, ntabwo ndi bugaye Mutesi, sibyo, ahubwo ndagaye ikigoryi kitagira ubwenge cyashyize ibi bintu hanze, kuko ibi bintu babikoze ari uwa babiri, njyewe sinkeneye kubimenya kuko ntibindeba, sibyo. Imana yo mu ijuru ireba ibyiherereye niyo yari ibizi kumwe n'aba babiri, sibyo. Ubu ni ukwikinisha. Buretse ndagaye uyu mugabo, ntago Mutesi yiteye ngo yikinishe atabisabwe n'uwo bari bari kumwe, bari mu rukundo, sibyo. Ndagaye wasohoye amajwi nawe witwa ngo ni umukozi w'Imana. Ese ubundi mwabakozi ntago wamugaya. Buretse manzu nyumve, none se niba koko uri umukozi w'Imana, ese aya majwi usohoye urimo urubaka abantu cyangwa uri kubasenya? Ese nk'umukozi kuki satari Imana yabiri gusenya agahuru ka Satani? Ninde wababwiye ko Imana ari injajwe? Ariko kabiri Imana igivuga ngo murabikora nk'abihorera. Mukaje mufata ibintu by'Imana ngo mubivange n'ubugome n'ubutekereza. Ni mwe mu bitwigisha. Iyo bavuze ngo murabikora ndabihorera umunsi umwe nzakugira kabarore. Babishatse kuvuga iki? Muri Bibiliya abatambyi babereye iki? Abatambyi babereye iki? Abatambyi cyo babereyeho nuko mu gihe Ejidi yakoze icyaha nkakimubonaho, ntabwo ndi bumushyire ku karubanda, ndagenda nguhane. Bibiliya iravuga ngo niba mwene so akoze icyaha musanga umuhugure, nabi kigande mu itorero umuteze mwene se, nabi nubikora ubugira gatatu byanze uhamagara inama y'itorero umuteze. Uri kumva bene rubanda bene se nyine nibi turi kubona. Ese Ezekiyeli wasohoye aya majwi ntabwo Ezekiyeli wayasohoye, yayihaye se niba bari kumwe yayahawe, ariko nawe gusa nibi yakoze bigize icyaha. By the way niba yayahawe nk'umukozi w'Imana, ese niki yarushije uwakoze ibingibi? Kuki atamuhamagaye nk'umukozi w'Imana mugenzi we amubwire? Ezekiyeli se n'umukozi w'Imana cyangwa n'umunyamakuru? Yoya n'umukozi w'Imana. Kuko ikintu cyambabaje yagiye no gusohora ibi bintu, arabanza ashyiraho indirimbo ye yahimbye ivuga ngo ni ryari nzamura imirimo. Aba bantu turi kuvuga buri muntu afite titire yuko yaje yitwa Ezekiyeli, yaje ari umuhanuzi w'Imana. Nyuma yo gushinga YouTube ntabwo yarakira umuhanuzi. Bibiliya yaravuze buretse ijambo ry'Imana avuga ngo twavukiye mu cyaha niho ba mama batubyariye inshuti yanjye, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Wize kujanjinga kubera wambonye mu cyaha, ntawe udacibwamo, nawe ejo uzatsikira ukubita umunwa mu mabuye, sibyo? Rero ibyo bintu wowe impamvu uzi impamvu aba bantu ntabwo bari buze abantu badukurikiye natangiye ni kukubwira ngo aba bantu turi kuvugaho bakomeje imitima y'abantu. Yes. Bajye batanga ibiganiro bikomeza imitima y'abantu. Na niyo mpamvu ibyabo byabaye inkuru. Ese Dawidi yagendanye ntuza uriya mugabo wa Yuda yagendanye na Yesu igihe kingana iki? Kinini. Uza abantu nawe yafashaga ukuntu bari benshi. Uza abantu yafashije ukuntu bari benshi. Abantu bamubonaga hafi yo. Reka mbabwire, ntago Mutesi ari marayika nshuti yanjye, sibyo? Nta nubwo ari Imana, yambaye umubiri. Ibi bintu bimubayeho ntawe bitabaho kuko turi mu isi. Imana yo yaravuze, Imana yafashe Satani irabibwira ngo yijugunya mu isi, iravuga ngo wasi wugushije ishyano kubera ko umwanza kumanukiye, sibyo? Ntago turageraho Satani atarasa imyambi. Ibi bintu nawe byakubaho n'undi wese byamubaho. Ahubwo wenda reka turebe tuvuge ngo ese ibi bintu ku mukozi w'Imana byari bikwiriye? Icyambere cyo ni icyaha. Reka cyaba ari cyo tureba, sibyo? Ariko twereke umujajinga wenda reka icyo tukirebeho, tujye mu myizerere noneho tuvuge ngo ese ibi bintu byari bikwiriye? Eje kwikinisha haryo bwo byari bikwiriye. Bavuga ko umuntu aba ari gusambana n'abadayimoni. Ntakirirwa mbivugaho cyane. Kugera kuri no saha turi mu isi y'iterambere. Muri aka kanya dushobora kumva ari Mutesi. Aho busambanyi buri online bwafashe. Yes, buri online. Ibintu byose byagiye online. Ari ukwanga guharabika online. Hari n'ibikorwa bikorwa online. Uremera ko muri aka kanya wowe nshobora kukwanga, nkerekana amajwi yawe ya nyayo kandi icyo kintu utakizi. Nkerekana n'isura yawe ya nyayo. Ahubwo uruhande tubanze turebe. Birashoboka ko yaba ari AI bakoresheje se? Yes, nabyo birashoboka. Oya Sam, wiseka birashoboka. Ubwo urumva rero ubundi ikibazo yo tugiye mu mategeko ntitujye hano turi kujajinga nk'abantu
bari ku ruhande rwo mu murimo w'Imana ariko nitujya mu mategeko birabyo ababisize hanze baba bakoze niyo mpamvu nge ndi kubibabwira kuko ushobora kujudginga umuntu kuri final ukazisanga ibyo nawe wavugagaho atari ukuri kuko abantu basigaye banga abandi umuntu akifuza kubona waseba ntabwo nge nsigaye nkunda kuvuga ku cyo umuntu yahora azana hahiseho umuntu ahahiseho umuntu ha buri munsi ibi bintu turi kubona ntabwo barimo kutubwira ko byakozwe ejo nta nubwo ari ejo bundi birashoboka kandi umuntu akizwa icyo yakoze birashoboka ko ibyo byose byanabayeho reka tubyemere ariko bibaye ari byo ntabwo nge nabishyigikira byo kuvuga ngo twambaye umubiri nibyo turawambaye ariko nanone byarabaye yaranakijijwe uretse nkubaza ikibazo sibyo aya majwi muri kuzana n'iyi video ni ibyejo bundi reka twemere ko ari ibya kera sibyo ese musanze uyu muntu koko reka twemere ko ari byo reka twemere ko ari byo nidusanga uyu yari umusheri wa Mutesi bari gupanga ku bana bikaba ngombwa ko batabana sibyo aya majwi mu haryo ubwo abasheri bo bemerewe kubikora none Prince bakijijwe biterwa n'ubwumvikane oya nta bwumvikane ku mukristo bwo gusambana mbere yo kubana buba buhari icyo bakita icyaha ntitukajye dushyigikira ibintu ngo tugoragoze ngo tuvuge gute ndabizi biraba kuri benshi ariko kuba bigezweho kuba turi mu isi y'iterambere ntago bikuyeho ko ari icyaha ikintu nabasha ntago bibyejeje iki kintu dusanze ari ukuri ntabwo ari ugushyigikira ibibi cyarabayeho ku bakozi b'Imana nta hantu twaba turimo kugana ese ubundi nge ndibaza munsobanurire wenda namwe wasanga mubiziho kundusha ubusambanyi bwo kuri noza bukora gute bukora gute kutaba uri kumwe n'umuntu bigenda ute ni isi imaze kuba iy'ikibi gusa nanjye kugera kuri no saha numvaga ubusambanyi ari ubw'abantu babiri bahoye none ubwo rero ubusambanyi bwabaye ubwa batatu n'abantu babiri epo ni bane na telefoni n'inzira kubareba oya telefone buri ariko se guto mubazanye ikoranabuhanga yangije ibintu urugero uba kuri mwembi mu kuri social media yego bino bintu bigezweho ntabwo ari uko namwe mujya mubura abantu babahamagara ashaka guhamagara ari n'icyangugu ashaka guhamagara ari Uganda ashaka guhamagara ari biriya bintu murabyemera ko byeze biriho yego biriho birahari byinshi biteye birahari hari umuntu muri mwe bari babisaba twaje mu kiganiro cya Mutesi tubaza natwe niba bivuga nawe wivanga amasaka n'amasaka iby'isi n'amabanga cyangwa nkahita mbona nk'akavideo kumwe muri mwe niko gakurikiye nakenjoyinga uretse musubize nkubwize ukuri sibyo ngewe video yanjye nuyibona ngewe ndi pasiteri ndi umubikira ariko utanga ibiganiro bisa n'imitima ndi padiri usa n'imitima y'abantu ndi umuhanuzi se erega gusa nta gikorwa kizaba cyacitse noneho ushatse kuvuga ati njyewe mwemerewe kubikora oya nge ntabyo nkora niyo video nta niyo uzabona sibyo ariko nunayibona uri kumva nunayibona nge ntabwo ko nabo zitanze babanza kuvuga ko batabikora uretse reka tubyemere nyine wamaze kwivugira ko umuntu ari mu rukundo ameze nk'umusazi ibyo nabivuze ariko reka nkubwire nta bizaba byacitse nese ko nge nyine nzaba nguye nk'uko na pasiteri agwa nk'uko n'abandi baguye sibyo ibyo rero turi mu isi kandi reka mbabwire ikintu abantu ngiye kubabwira niba ukunda Mutesi wimwanga ngo nuko ugushungura nta kuburamo inkumbi reka mbibabwire icyo kintu mukimenye buri muntu wese iyo ufite ugushungura nta kuburamo inkumbi sibyo ubundi sigiye Ezekiel yahereye avuga Mutesi ngarajya kuzana abangarajya mubwiwe n'iki niba ibyo bintu ari ibyanya ni Rusagara ninde wawundi irugana intwari avuye rugana intwari avuyeho none haje umupura haje ubundi ibyo bintu turabyemezwa neza Mutesi na Ferdinand ariko nizere ko
bakimeraniye ariko neza bafite ikihe kibazo aho ariko reka mbabwire abashaka kubasenya nyine aba bo social ntibabura media njye mvuga ko arabicanyi b'imitima nk'ubu muri aka kanya ko bica babizaniye oya ntabwo ari ukubizanira Sam ubu tuvugana umuntu agiye ahahise hawe ntihabura hakurimbura nanjye ngo ujye kuvuga ngo bafashe nka video zanjye uyambuza ahahise hawe none umuntu avuye ahahise he Imana imwubakiye urugo aho kugira ngo mumurambike hasi sha murimo murarugera amashoka none mubonye icyo abasha kurusenya ariko ikintu nkunda akura umugore mwiza Pastor Mutesi agira umutima ukomeye Imana irangije muha umugabo w'iji ufite umutima ukomeye abasenya ntabwo bari bubashe gusenya gusa mboneraho kuvuga aka kantu ariko se abagabo ko mperuka bari abagabo ubundi baje kurutwa n'abagore gute niba umugabo ariko ibya Asiya baramuretse madamu wa nyakwigendera ubu byararangiye birangiye gute zuko byari byo ntago mbizi ko ntabaga marise mbibona gutyo nanjye nabonye yose ibirenge gusa nta kindi nagasi yabyarangiye ubu murindiriye umunsi muzabona agiye kubona ikintu cyiza ubundi mbona muhita abanyamakuru bahita bafata umuntu bakamusebya iyo hari ikintu cyiza agiye kubona Pastor mumusebeje kubera yiboneye umugabo Mama Charlene bamusebeje kubera ubukwe bwatangiye kuvugwa undi nawe nuko nta kintu muramubonaho cyatuma mumuvuga ariko se reka turebe aba badamu ntabwo ibi bishobora kuba biri kuba kubera ko baba barakundanye wenda n'aba diaspora reka mbivuge gutyo bikageraho bagatandukana hari uburyo ugira n'umuntu bihe byiza rega bikageraho bikarangira yesi bibaho none se ubu dusubiye inyuma tukareba abubatsi ngo bose ni ukuvuga ko umuntu bateretanye ari we bahise babana ntabwo bishoboka umuntu muteretanye si we muhitamo nk'ubu ujye uvuga ngo ku munsi wo kujya mu ijuru dufate video ya Bobo tuyiplaying imbere y'umuryango Bobo ntabwo yabyemera uri kubivugira hano ntabwo yabyemera ahahise umuntu nk'uko bivuze aba ari harehare icyiza cyo Yesu yaravuze Yesu baramubajije ngo se ngo uyu mugore ngo ko afite abagabo benshi ngo se ku munsi najya mu ijuru azaba umugabo wande umugore wande Yesu aramubwira ngo ibyo mu ijuru ntibizabayo sibyo icyiza nuko abo bagabo Pastor Mutesi yashatse abo bagabo banda abagabo icyiza nuko ibyo mu ijuru bitazahaba oya mu ijuru by'ijuru cyo byihorera wa muntu urabizi neza ko azajyayo buri muntu wese afite dosiye ye buri wese afite nyine ahubwo kubera ko tukiri mu isi turi kurikorera duharanire kuzahurirayo twese ariko n'uwo bizanga zihangana sibyo ngewe ucira urubanza ngewe ushaka kuncira urubanza birashoboka ko umunota umwe wonyine ushobora kuvuga ngo mbabarira nka cya gisambo ijuru ryo ntago barivugisha umunwa n'ibikorwa bararikorera iby'ijuru ni imirimo izatujyana ngewe ibi bintu ndi kubona biri gucicikana sinzi niba ari bibibona ariko ibi byo ni ukurengera ibi bintu kwandagaza igitsina gore ibi bintu noneho birareba ibi bintu byahereye iyi nkuru yahereye kuri Mama Charlene bisizwe hanze na Ezekiel nkuko mubivuze niwe wabisize hanze Ezekiel ubu koko reka nkubaze ubu uzagaruka mu Rwanda koko azagaruka ahubwo ikintu kimwe nibaza umugabo wavugiye Imana umugabo wavuze ngo mvuga ko Imana ivuga umugabo wahimbye indirimbo nziza ifasha imitima y'abantu n'ubuhe buhamya arimo gutanga uyu mudamu uraryama agasinda uzi ko Ezekiel aho bigeze ari gusenya imitima y'abantu bose muzi ko ibi bintu mukora bikurikirana abana banyu bikagenda bikagera ku buzukuruza ndetse no guvira hari ahantu nagiye kumva numva harimo haravuga ngo niba ari yororororo ese kugira ngo
ariko disi biriya binyagwa biraryoha amenye. Aha ubwo urumva muri ako kanya niba wowe wumva bikunze urimo kubyumva wifasha Stesamu Ezekiyeli yafashe imitima y'abanyarwanda njyewe ikintu gise kintungura n'ikintu gise kintungura ikintu n'ubu kuntu bimeze ntago ndemera neza ko ari bo yes sibo ariko ibintu umva impamvu nge mbyemeza ibintu Ezekiyeli arimo arakora ahubwo arimo aratera irari mu mitima y'abantu bose fata biriya bintu wumvisha uhita ufata nk'umuntu nk'umupfagabo utaranabona akana kiyambariye ubusa umbwire yahise wakora ibiki nawe yahise abyapurika nurangiza umbwire uwo mukozi w'Imana n'ubutumwa arimo kuzanira abanyarwanda ngo bakizwe ari gusebya abagore hatavuyemo n'umugore we kandi ntabwo ari abagore ahubwo nge ndimo ndabona arimo aramamariza Satani yego arimo aramamariza Satani kuko yazanye ukuntu bikinisha ukumva ni byiza muri ako kanya hari umugabo ukumva umuntu wizihiwe muri ako kanya hari uwahise avuga tuzi ko nabikora uzi ko iki kiganiro ejo nagifunguye ndi kumwe n'umuntu ateguye kanumva ati ibyo n'ibiki ndi kumva n'utaruzi kwikinisha ngomba bicukumbura bimenye mu minsi nk'iyi abakozi ba Satani bazaba benshi nge ndi kubona Ezekiyeli asigaye afite undi mwami akorera nk'umukozi w'Imana biriya yakabibonye nka kumwe twamubonaga za bino biganiro mwe mushatse kuvuga ko ntacyo byigisha ohoya ntacyo biri okay ubu ngubu abantu batangiye gusaba utuvideo ntabwo ngewe nta mavideo ni kuri Slim Jesus numva ni Rayira waruriye Rayira ahita avuga ngo shwiririra ibyavuze ngo shwiririra Rayira ahita avuga ngo mwabyumvishe mwabagore mwe ngabo bitavuga uko muzembaho umuti yes hari aba barimo kwamamariza hari abakozi ba Shitani biboneye uko bamamaza inzira zabaye nyinshi ngo bari abagore ngo ni mama yake buruzi ko ashobora kujya atambuka umuntu akamwiruka akamufata ku ngufu buriya hari ikintu Ezekiyeli kamubwire hari ikintu uzi ngo ukoze ikintu cyiza ahubwo ukoze ikintu kibi ibi bintu si umurimo w'Imana nta nubwo uri gutabara umurimo w'Imana ahubwo urimo uramamariza Satani Ezekiyeli ni umunyamakuru ni umunyamakuru ariko ararangiza arasoza akakubwira ngo ngende umukozi w'Imana ndi n'umuhanuzi yarangiza akanagerekaho kukubwira ngo nkora ibi bikagenda uko ubundi se akorera iki Imana arayihanurira arahanura Imana imucamo akabwira abantu yaremye si mupinga bishobora kuba bibaho kuko impano n'agakiza nta hantu bihurira ariko Ezekiyeli mbabarira garukiraho sana imitima y'abanyarwanda nkuko wabitaye n'umugarukiriza wose na Pastor Claude uramufata ni kibazo buriya ikintu kiri kumbabaza ibi bintu yaba byazaga muri ba Samu Gakire twamenye nk'abanyamakuru ntibize muri ba Pastor ntibize mu bahanuzi akuze umuhanuzi kubona abantu babyuka bamubwira narwaye nsengera ahubwo akaba arimo kubereka ukuntu bazajya bashyiramo intoki bikavuga ariko abantu muri hanze namwe mureke ibyo bintu byanyu byo gukoresha utudolari twanyu mugasambanya abagore b'abandi online kubera ibibazo mubasanganye nabyo si byiza nise ubundi niba babasambanye kandi none ngo ntiyayaguhanga utabanje ngo kumwereka nawe byiba ngo umupuri none ureka mbabwizo diaspora ziri kumbabaza ni mu ntacyo mama Charline ntafite abana 5 agomba kurera baretse safite abana 5 ndagira ngo abagore mu nyumve bagiye hari ikintu kiba ukabura amahitamo reka tujye tugaruka mumfashe mu nyumve ufite abana 5 ni urugero ndi gutanga ariko babirukanye ku ishuri mu nzu bari kugusohora sibyo ubonye umuntu ukubwira ati mu by'ukuri nkora mpako ka video nguha amafaranga abana barye murabizi ko abagore bapfira abana sibyo aho gusitara ngo ncike ino rije hariye nge nasitara imfunira ahubwo avuga ngo ajya kubikubwira akubwira ngo ndi umuntu w'umugabo nta ninge nawe aho kugira abana baburare wasambana hari ijambo nkoresheje aho kugira ngo nsitare ino ritakare nasitara imfunira akayivuza aho kugira ngo usambane wakikinisha oya ntago ari uko mbivuze bisobanure neza ndakubwiye ngaho kugira ngo ajye kwiba amuca ukuboko sibyo yakikinisha
ibi bintu niba byaranabaye uyu mugabo ntiyabikoze azi ko azamushyira ku karubanda ahubwo yabifashe nko mu rwego rwo kumubwira ati mpa serivisi nawe ahubwo yuvuga ngo ibyo ngibyo ku mukozi w'Imana ntago mbyumva kuko niba uri umukozi w'Imana wizera Imana senga Imana ibifite inzira igihumbi ariko mu gihe mwibuka ko ne ashaka bari umukozi w'Imana yarayavuye no mwisho ntarageraho umwanzi atabasha gutera ibuye kubera ko rero uburyo baje twabamenye batwigisha kwizera niyo byaba bigeze ku munota wanyu izera Imana ibyo ngibyo abari byo mumbwira naho nituza kujya uvuga ngo kuba byabaye afite umubiri yambaye umubiri wenda se inshuro nyinshi wenda bari abadamu nta bagabo babana wenda reka tuvuge gutyo uretse wenda Pastor Mutesi wenda biriye bwo niba byaranabaye Pastor Mutesi wenda namwemera cyane 100%. Ubwo byabaye imbere Pastor Mutesi ntabwo yigeze aza kuri kamera ngo avuge ko umugabo ari Yesu. Icyo cyo munakimenye. Yavuze ko batabaho ahantu hatari. Rero nje nkunda umuntu utishushanya. Nkunda umuntu uvuga ukuri. Akavuga ati umugabo wanje sinabantu hatari umugabo nkeneye umugabo. Harya buriya umugore washatse w'umugabo babanye wabyaye ukiri muto muri mu kigero cye atongeye gushaka ntanakora imibonano mpuzabitsina yabiki biterwa n'imyizerere yawe cyangwa ibyo biterwa n'umuntu hari umuntu wambwiye ngo barwara mu nda ibibyimba ibyo ntago aho kugira rero zicwe n'ibibyimba maze nawe utarashaka urabikora nyura mu ntuza jese hari amashusho ahari erega ntabwo turi kureba ku mashusho erega mwivuga ngo nuko amashusho yabonetse sibyo none se bo uwabashunguro yababuramo inkunga gusa ikintu Ivo hari ibintu ntarimo kwemera turi gukomeza dushyigikira twabanje turahana turanagira gute ariko niba waraje warahamagawe uvuga Imana guma mu Mana ariko ikintu ntarimo kwemera hanyuma nkawe ugiye gufata ubwamburu bushyize ku international ntabwo ari hano mu gihugu honyine kandi uri umukozi w'Imana turi ababyeyi dufite abana dufite mw'ababyeyi inama zanyu cyangwa inyigisho zanyu ntabwo arizo ubundi ubu ngiye muri aka kanya nabanje gucyaha Ezekiyeli ariko ndimo ndanacyaha ba nyiri bibiri biriya bintu se bo ntisi igisebo ku bagore nta nubwo bikwiriye nk'umukozi w'Imana nivuga ngo twebwe icyo twakoze buri ngero zose twagiye tubereka ko birashoboka ko byakorwa birashoboka ariko noneho reka tuhagere ariko se ntago ibi bintu ari byiza ku muntu w'umukozi w'Imana wabwiye abantu Jihad yaravuze ngo ninde utikinisha baramuseka none se nawe ufite business online oya Jihad yaravuze ngo uri kubundi riko muvuga ngo nari ikinishije ngo ninde utabikora yifungiranye ikibazo no gushyiraho agatelefone ntago bikwiriye nk'abakozi b'Imana icyo cyo rwose byari cyo nshaka kubibariza hari ibyo ndimo ndumva ntahagazeho neza ko bivugwa ko uyu mugabo wahaye Ezekiyeli aya majwi bishobora kuba mama Sharirene hari ukuntu aziranye na mama Sharirene na Pastor Mutesi ari umugabo umwe muri bombi babiri ariko hagati y'abo bagore nta wari ubizi ibintu biramutseho ko uyu mugabo bari bamuhuriyeho haracura iki muri aba badamu none se ubundi utiri ujya kuri n'abantu badukurikiye wenda bafite abashira diaspora bimenye nta mu diaspora cyane abantu baba baramenyaniye kuri social media ntimwa musanzwe muziranye nta yindi connection abantu bose bamenyaniye kuri social media nta mu diaspora ugira umusheri umwe nimba yagukuye ku rugendo bagiye gutuma ejo arajya kwa Gerard reka manze reka bivuge agahinda karanyishe diaspora nawe se barawushenguye oya hari umuntu mperutse gutuka yarakubwe umwereke agahinda karanyishe mperutse guhura n'umugore mugenzi wanjye nsanga ya postinze umutipe mwiza w'inzobe nawe umuzi wa mutipe mwiza w'inzobe haciyeho iminsi mbona aranyandikira turi uwa mbere mwisi noneho njye ndi nk'umutwa yarambwiye ngo ndi n'umutwa nahise mubwira mutuka ibitutsi byose bibaho ndamubwira ngo uzatereta abagore bakuri social media bose
none ikintu cyansekeje yahise ambwira ngo nyine ngo umuntu arateretangwa akazahitamo niba yarariwe n'umutima buke yaragaruka arambwira ngo ushanga wa mugore ngo uri umutwa ngo ibintu wambwiye ngo nicaye nsanga ari ukuri Yesu noneho ikintu cyambabaje mubona bwa mbere umugore yaje yiruka ati dore sheri ararira none yajya kumuvuga agapfusha Yesu we ntekereje kutemera se mu musangire ntekereje uwo mutipe nari mubonye nk'ahantu hatatu bamupostinze ikintu cyambabaje ni rwa ruhu rw'imbwa rwapfuye ubusa ni rwa ruhu rw'imbwa n'ukuntu ari mwiza ukuntu ari mwiza umurebye nawe wakifuza ko muvugana ariko ikibi cyanjye nari naramubonye henshi ni rwa ruhu yutahamubona reka mbereke ubu muba mumusangiye reka mbereke erega n'ubundi ntabwo Kigali wishyuye twiyerekere ndi mu kiganiro ubona we yego twagiye diaspora ikintu cya diaspora oya ntabwo ari wowe n'umushiki wawe hano hanze ikintu gitumye mvuga ibintu mbabaye okay wenda si uko ndi gushyigikira abagore bari hano mu Rwanda aba diaspora baragukomerekeje nawe aba diaspora bari kunkomeretsa samu kuko impamvu mbikubwira ntabwo ngende guhura nabo cyane ni umwe nahuye nawe ariko bitewe n'agahinda nari maze iminsi numva n'abagore namumariyeho umujinya wose nari mfite impamvu mbikubwira sinzi niba mwarabibonye abagore baza kuri social media akenshi baza bafite agahinda ugasanga ni abantu b'abanyabikomere noneho umuntu akakubona hariya agahita afata nimero icyo kintu njya nkunda kukibwira abantu nta kubonye uvuga ngo nabuze umugabo nta kubonye avuga ngo nyabuna mundangira umugabo wakakubona hariya kuri social media ari umugore waje kwaka ubufasha cyangwa yaje kuvuga ngo umutima w'uruhuke agahita afata akanimero kakanimero ntagafasha kubwire basi sorry ahubwo agafasha ahita kubwira nagukunze mpagafoto miki noneho kubera yabonye kote febre yawe akaza kari ubukene akaza akoresha dolari ndaguye dolari banzo ibiki reka mubwire mwanyamaswa mwe ngenzigaye mbabwira ni inyamaswa kuko ntabwo yakubonye uvuga ko wabuze umugabo yakubonye wakubufasha hanyuma aje kugura iki ese yashaka ko umuha amafoto y'ubwambure cyangwa video abanza amafaranga cyangwa yaguha amaze kubimuha uretse nkubwire hari uwanyandikira ati ndashaka kugura yaramanje arambaza bite ni byiza umwana yiga mu kangahe ndamubwira yishyura amafaranga angahe ndamubwira kuri Minervare namubwiye ahita arenzaho senkane arambwira ati aya se ntahagije tuvugishije uko nahise mvuga kuri nahise mbyina mbere y'umuziki urakoze Imana iguha umugisha wari wamaze kuyabona arambwira ati aya se urumva namubwiye Minervare nishyura ahita arenzaho 50 arambwira atarayohereza ahita anyandikira arambwira ati aya se ntahagije wasanga Imana yari maze iminsi kubwira ko igiye kukugira neza ugahita uvuga ati ntahagije n'amatike n'udukoresho reka nkurengere nakurengerezaho senkane aya ntakwiriye murakoze Imana ibaho umugisha ati ariko bicara tuze ntituvugane yatuze mfashanyandikisha arambwira ati rero amafaranga ndayafite pe nubwo nayabuze ariko nanjye hari ikintu kimwe ngiye kugusaba ntunyemerere nonaha ngo umanze wicare ubitekerezo uzampa igisubizo ejo njye niko yambwiye uzampa igisubizo ejo nta kibazo ngira ngo wenda agiye wenda kumbwira uko nzayabikuza uko nzavunjisha ahita ambwira ati rero iherere ujye muri dushe nuko yambwiye ufotore amabere ufotore ikibuno ufotore sexe umpa amafoto arambwira ngo icyitonderwa nushaka kumbwira nyikwereke ndafite icyitonderwa ntunyereke isura ibyo nibyo nkeneye byonyine kandi ntunsubize nonaha bitekerezo uzampa igisubizo ejo amafaranga ari wayabonye ndayaguha ari uko umpaye ibyo nyine ayo mafoto bitekerezeho ejo uzampa igisubizo ubwo urumva nahise nceceka kandi wabona waranze ndagenda mbitekereza cyangwa warayahekenye mbitekerezaho
nteje aranyandikira wabitekerejeho ntiyego nabitekerejeho aha dukora iki ndabona numvishije bidashoboka uzi ukuntu yacubije yarambwiye ati umva rero nkubwiza ukuri njye ndi umugabo uko nteye n'abagabo bagenzi banjye niko bateye turiyizi niba mada nuko yambwiye mada niba wumva ukeneye ubufasha nta gitsina gabo kizigera kiguha amafaranga y'ubuntu kura y'amaso uzinukwe nta bufasha uzapfa ubonye yego ndanje ndabwira intenti nta kibazo aranje ahita fotora yifotora anyoherereza ifoto akwereka umuzigo y'ubwambure bwe arambwira ngo ngese ngo ko nifotoye ngo urabona hari icyo mbaye nahise nsiba sinamwandikira ndaceceka ahita ambwira ariko kuki ugira agasuzuguro ubu se uraruta kanaka ubarusha iki se we kuciriritse uri kumva nje yambwiye amazina uruta kanaka wowe ubarusha iki kuciriritse ko nta n'icyo uri cyo ni ukuri pe numva ko muba mubahuriyeho icyo nicyo cyambabaje bagenda bafata abantu ngo nta jambo narengeje naramubwiye ngo urakuze ndamugaruka yego rero nagira ngo nubahirize ibyuriye ni ukuvuga ngo umudiaspora umwe ashobora gutereta abagore 5 kandi abizi ko ari inshuti kandi bose bamuha amafoto bahura yego anabizi ko ari inshuti ibyo ni ibintu ubwo rero niho hantu wowe waruzanye inkuru uvuga ngo uyu mugabo wari kodinze Mutesi ni nawe ushaka ko rekodinze amasharirene ntabirenze ese twakwiye ariko ntibari babizi ntago babizi nanjye nakeketse ushobora arandika ugahisha Ivona atabona sheri kandi uko turi gucata nawe niko bari none se reka nkubwire n'ikindi kintu yazi sibyo wemera ko noneho hari nuhita uguha amasura yabo agahita guha hari nuhita uguha amafoto akavuga kana wowe ubarusha iki umera nk'ikigo diaspora nazo zikora ibintu zikajya kubwira none se wowe kuki wanze nta sura yawe yashakaga ubundi yagushyira hanze isura itarimo igafata yayibura isura yayibura se umukinnyi w'amafilime ase imipuri ntibisa ese ubundi reka nkubwire ni iki biri bufashe rero reka iki kintu ngisobanure sibyo ntago ari uko nkijijwe cyane ntabwo ndagira satana sarasi imyambi ku buryo ibyo bintu ntabikora ahubwo abagore tuzira kumva sibyo ejo nshobora kumuha ayo mafoto bavuga ngo nta mafoto ntacyo atwaye reka nyamuhe sibyo ejo samaye 300 ejo akampa 500 nkahita mvuga ubundi se sura nayimuhaye n'ubundi karisheri wanjye ukisanga wowe ahantu utarutekereje ko wisanga ariko ubonye imbaraga zituma uhakana mbere utaragira hahandi akomenya hanze hari umugore ahenze suko si imbaraga zanjye zabikoze ni Imana yabikoze sibyo ntago ari kubwanjye ni kubw'Imana rero birashoboka ko umuntu mushaka gutangira akaguha ibyo 200 kandi tujye tuvugisha ukuri amafaranga utakorera araryo hari abadiaspora bafashe buretse icyo nacyo naringiye kukigeraho buretse nubwo turi kubifata muri rusange hari 7 bitarapfukamira bayari hari umudiaspora ufite umutima akakubwira ati nkurikije ukuntu wambwiye ngo abana bakeneye Minerval akira Minerval agahita no ariko ubundi njye nibaza target yo kuri YouTube abari diaspora ubu nta muntu uri Nyamasheke wagufasha cyangwa Nyaruguru abantu bazima batarapfukamira bayari babe hano muri quartier bari wari ubizi neza ko aba bantu bajyaga baza ku social media simbizi nimba bakiza bavuga ngo dusengera abantu bagakira indwara n'ibiki mbere bikigezweho batari bafungamo bamwe ngo abandi bagende habagaho ikintu bitaga kuvuga ko asengera indwara cyangwa se asengera ibibazo runaka urabona abantu benshi buri ikintu cya mbere bibiyeho abantu harimo ikintu bita ingo zasenyutse harimo ikintu bita abakobwa babuze abagabo ibyo cyane bari abantu basenga nibyo basengeraga ujya kure ibuka Pastor Savio ntago yavuze ati
Imana yakoreye abakobwa deliverance hano ku Kinamba ni ibintu byacicikanye akakubwira ati ni 50,000 Imana irambwiye ngo ngukureho karande n'imikosha akaguha gatimbuka kigera kwa masenkane ngo Imana igukore gukora ku delivery ibyo si ibintu byacicikanye izo ni target ibyo ni ibintu bibaho none se ibyo impamvu nayo mbivuze hari nk'abo twabaga turi kumwe akavuga ngo reka ngo gake wazamaye ikiganiro ngo ko iwawe ngo hari ngo aba diaspora benshi ngo hava aba diaspora nkamureba nkavuga se ubu uramutse uhamagawe n'abantu bari Nyaruguru cyangwa i Musanze ntago wamusengera none uwo muntu nta nubwo apfa gufata izo nimero ukanda basizeho nimero ze ngo asengera abantu ariko ushaka kumuhamagara icyumweru cyose abona ko ari umunyarwanda akabona ata ari kumpamagaza yateye icyo kintu kimbabaza warabibonye ukuntu abantu babaye abateka mitwe kuri social media bigatuma n'umuntu wanyawe ukeneye ubufasha atabubona cyane hari abantu bakeneye gufasha ariko babuze abo bafasha kubera bahuye n'ibicupuri buriya rero wenda kuba tubivuzeho ku ruhande rw'abariya ababikora ariko nabo si bose abafite umutima mukomeze mufashe kuko haba hari imigisha hari umuntu ujya hariya ku mugambi w'Imana yaravuganye n'Imana nawe akavuga ati Imana ningera hariya wenda byaragoranye akabikora ari guhigura umuhigo yahise barahari hari n'ubikora akavuga ati buriya buzima nabubayemo ndabuze nzu buryo inzara yahari ahantu iryana reka mfate amadolari 100 cyangwa amadolari 50 nk'uyu muntu agura umuceri ngewe numva ko bari abantu baba basaba amafoto n'amavideo nta buzima baba baranyuzemo ahari ntago baba barababaye bo baba bakeneye gushimisha hari n'ugera hari akibagirwa hari ugera hari akibagirwa yarabayeho mu buzima bubi yarabaye kuva mu Egiputa yarabaye mu nkambi yarabayeho mu buzima bubi ariko yagera akavuga ati ibyo byari ibya Afrika byararanze namaze no kwibonera ubwene gihugu wenda nyinire kubakiriyo ibyo rero ariko abo bari Imana izira aba diaspora mu bikora sibyo mwambaye umubiri sibyo ibyisi n'ubusa ibi bintu mwirirwa mukora mudara kandi urumva nta umuzi ari yara nta umuzi n'uyo washira wa muri code ukabishyira hanze nta wa ibi bintu mukora n'abantu babire bavuga ati uyu ntago tumuzi ntago muzaturaho nk'umusozi mwaretse gufata aba babyeyi niba barabizeye mukareka kujya mubakorera ibindi biko ejidi nje ntago ibi bintu bikwiye uwajye utambutse ibiganiro byinshi kuri social media avuga ubuhamya bwawe bwari bubabaje ntago ibyo ari byose wabuze approach ubyitwara mute cyangwa nawe twitegure video kwitegura nawe numvishe hari n'abari kubivuga ukuntu ntazi mbwira hari yawe nibyo nahoze ndi kukubwira hari ukuntu abantu basigaye bazi gukoresha ikoranabuhanga shasama ijwi narihimba isura narihimba niyo mpamvu nakubwiye ibintu bya mama bya Pastor Mutesi na mama Sharirene ntabwo nabishera hagati ngo mvuge ngo nukuri kuko abantu batishimira ko dutera imbere ni benshi ndetse nabumva twaseba ni benshi birashoboka nanjye babinkora none se sindi umuntu sinkire ku isi bakabinkora ntegeze nanabikora ayo mazi akavuga bakayahimba none se ubundi reka nkubaze ubundi bari ababyeyi inama robine bituma bafungura kuriya kuba ushyize mu nyurabwenge ugafata ayo majwi barimo kukumvisha ukumva ukuntu ibyo bintu birimo kuvuga ubundi wowe uricara ukavuga ko ibyo bintu ari ukuri reka tubivuge uko ari ukuri ntabwo mbizi w'intesho yaravuga ngo ni icyawe sheri ni icyawe igihugu birashoboka ko icyo kintu cyabaho cyangwa kitaranabaye hari ukuba harabibika ariko igihe cyose umuntu akiri ku isi araseka kandi biriya bintu nkuko Yvonne yabivuze umuntu uri mu rukundo umuntu uri muri kiriya gikorwa aba yabaye lose control nta ma video tujya tubona bakavuga ngo iyi ni yarundi ukavuga se bayimufashe yabaye iki ahubwo nkibaza nk'umuntu ukuri codinga nawe wenda muri
mwembi muri kiriya gikorwa abafite target ntabwo nese ubundi reka nguhe urugero hari umupuri wigeze gucacikana mu minsi yashize w'umugore wa minisitiri wa Uganda yari yabuze iki yari yabuze iki kugira ngo uwo mupuri ujye kwisibira wambaye yes barabagambanira hakaba n'ibyo bijyamo kubera reka tujye sibyo reka tujye kuri Baritazari Baritazari bari abagore yaryamanaga nabo bari babuze iki hari na kimwe si bamurushaga ubushobozi ahubwo ni bya bindi nkubwira ngo hari umuntu ugufatirana uri mu rukundo wakeneye kwivura Baritazari we nta rukundo yagiraga yari akeneye gufata ayo mavideo akibona ugasanga umuntu akugezeho ufite depression y'urukundo ugasanga wenda arakugambaniye kubw'inyungu ze akubeshya ubukwe urasamaye amaguru uramanitse ariko abantu nabo ni ibibwa rwose nimukajye mufatirana abantu ariko nanone kubagwa abantu bakundana ngo biba byemewe byanyabyo bazana abana none se uzamutse kuba ufite umugabo n'urugero nk'ubu ufite umugabo wawe ari muri Amerika twarasezeranye yego ari uwaye amaguru ntiwamanika ntayamanika kuko tubatezeranye okay ikindi mu mama Sharirene ko arimo avuga ubukwe bwe baramutse bikanze bagasanga ni umusheri we turi gutandukanya umugabo na dorukuri yambajije arambwiye ngo ubaye ufite umugabo mwarasezeranye mwaranabyaranye bikaba ngombwa ko ajya muri Amerika yarafashe irembo se buretse ibyo ko byavaka irembo ryafashwe bobo ako kantu warubaye amashare irembo ngo ryarafashwe komeza ukabaza riramutse ryarafashwe yego nanjye nicyo kintu nshaka gusa si abari uwawe komeza ukabaza abantu warubajije neza none dusanze ari umusheri wafashe irembo wavuga ko yafashe irembo barabikorana aha bakabikorana akabishyira no hanze akabihereza kiye ati bumbikiye umunsi azanyisubiza inyuma gutya cyangwa ugasanga amasharirene iri etaje abamo bivugwa ko yamuriye amafaranga atagira ingano aba bagore bo barya amafaranga y'abandi babeshya urukundo bo nabo gushimwa ngo tuterekane ku meza tuvuge tuti nta amahoro icyo kintu nicyo nari maze kuvugaho hari abantu basigaye bica gufashwa kw'abandi hari abantu basigaye bicwa n'abagatereswe by'ukuri bagahita bavuga ngo kuri social media nahahuriye n'umugore yandiye amafaranga nta mugore wese natereta abahari bose n'ibirara hoya ntabwo bose ari ibirara dusanze ari ibyo si ubwo ngubwo Ezekiel yabakoze ikosa ryo gusohora amajwi ni icyaha cya leta ariko no turebe mu buzima cyangwa mu bupfura koko mama Sharirene yarariye amafaranga yuriya mugabo amubeshya urukundo yaba yarakoze amakosa kuko hari abagore basigaye babaho kubera amasura yabo yego ugasanga umuntu arashaka kugera ku kintu runaka adakoze agashaka gukoresha isura ye agashaka gukoresha amarangamutima y'uwamubwiye ko amukunda kuko runaka yambwiye ko ankunda kandi afite amafaranga ndaje nyine nawe mukureho ikintu runaka wa mugore wowe uri gukora icyo kintu urimo urica amarangamutima ya wa mugabo cyangwa wa musore uratuma n'uwo yari kuzakunda atamugirira icyizere kandi nawe ingaruka zigomba kukuzaho birumvikana ariko muri aka kanya ntitubishyizeho ntitubiceho urubanza kuko ntabwo tubizi tutazi impamvu ntabwo twagiye ku ruhande cyane ko hari ikiganiro nabonye kivuga ko uriya mugabo mama Sharirene yamuriye miliyoni 20 amubeshya urukundo ntiyarumuha bivuga ngo nibyo byose niba ko kari byo yaba yarabikoze bari mu rukundo umugabo akaza kwisanga ari ukubeshya rwa rukundo atari rwo akaba ariyo mpamvu yatanze izo video ivoreka nawe yaba yarakoze amakosa abayari icyo kintu ntarimo kucyemeranwaho nawe mu minsi ishize nguribuka nigeze kukubwira umuntu wambwiye kuri uriya muhandi arangije arifata araza arambwira ngo runaka ngo namuhaye amafaranga ngo yandiye amafaranga muri covid ngo n'ikimenyimenyi ngo mfite umupuri we arangije arambwira yo ndamubwira sorry ikintu cyambabaje yarengejeho guhita ambwira ngo ko runaka ari umusitari ngo yampaye ibintu bye mbifite ni iki gituma wowe utari kumva uwo ni ndo wari wabimuhaye
nshamana n'umunepfiye none ikintu cyambabaje ikintu cyambabaje arabwiriza buriya ngewe ngira yatanze ubuhamya ikintu cyambabaje uwo mugabo naramufashe ndamubwira uri igicucu hanyuma kuba warabonye uwo mupuri we ukaba uje kubimbwira ubwo nibwo bugabo ahita ambwira ngo nyine ngo ko ari umusitari ngo akaba yarabikoze ngo kuki wowe utabikora ndambwira nk'uko yabikoze 2020 ukaba umwanitse 2025 nanjye ndindiriye nzamuko binkore cyane none ikintu cyambabaje n'uwo yavugaga njye namugezeho buramba honete cyane shamwereka chat zose nangije arambwira ukuri ko Imana uyu muntu simuzi kandi koko njye ngira Imana iyo umuntu ambeshya ndabimenya uwo muntu ntawe yarazi akora ushaka ufite abantu benshi bari hariya oya nta bantu benshi mfite oya uzi ikintu uyu muntu muramuzi oya reka nkubwire Sam ntabwo ari ukuvuga okay hari abazima baharinze hari n'ibipfu hari Imana yagiye ikoresha yego Imana ibaho umugisha ariko hari n'ibipfu harinze mwabipfumu ni benshi mwabipfumu kandi ikintu hari abagushenguye umutima bakubesha urukundo ntabwo bafite ntabwo warumbeshya ahubwo avuga ngo ni ibipfu niba umuntu akwandikiye ngo bonjour agahita akubwira ngo runaka yaranyeretse ngo nawe nyeretse uwo muntu ahatari igipfu ni hehe ese niba aje kumbwira runaka yaranyeretse nanjye namwereka nibyo ariko ejo azabona undi muntu nahita ambwira ngo Egide yaranyeretse nawe nyereka none si ibyo bintu ahatari igipfu ni he niba yaramweretse basi yabigumana mu mutima nanjye akaza akambwira ngo nyereka nkemera cyangwa nkanga yagira ngo ubone avantage none akongeraho ngo runaka ni umusitari yamweretse ataraba umusitari none arimo aramwanika mu gihe cy'ubusitari ubwo nanjye arindiriye kumbika Imana izajya ifata abagabo b'ibiti ariko abantu mwese mwabikoze ni ukuvuga ngo urabikora nka kwihorera yego ukagira ngo mpanye nawe yego ariko nanone reka nkuko mwavuze ngo dukome urusyo dukome n'ingasire tugana ku musozo ibi bintu abajene cyangwa se abandi bantu dufite hano mu Rwanda wenda simbiza abantu batari bajya kuri RIB cyangwa ngo bahugurwe nayo bakorera amakosa menshi kuri izi social media kubera ko icyaha si abantu babiri bifashe video yabo bari mu cyumba icyaha ni umuntu wayisize hanze ubu uzi uko ushobora gusanga umuntu wasize ya video hanze bitagiye ba Emeline bivuga ko ashobora kuba agifunze ba Emeline bari he baratashye abantu kera bigeze ibi byaha bibaho byo kuvuga ngo umuntu abantu njye ni abantu bansaba video nta video ngira nta niyo natonga muri telefone yanjye kwa kuri umuntu ambwira ngo ka video ngo karuna kandi kumva ngo kubwambure ngo ubura gafite nta video ngira ntazo nzagira niyo hagira uyinyohereza yibeshye mpitanyisiba ntabwo bigomba kuba muri telefone ariko abo bantu uretse no kubafunga bajye banabahezamo hakuze umuntu wambika undi ubusa ubwo ku rundi ruhande aba diaspora bakora uburyo mwikosore aba mama cyangwa se abandi bantu abakobwa muza kuri social media wishukwa nayo mafaranga bagiye kugwa bintu bigiye kujya hanze bizakwangiriza ejo hazaza uzabyara cyangwa se warabyaye abana bawe igikomero kugira bazakibana iteka ni inkota bagiye bavuga ngo ubwamure bwa mama buri hanze ibi bintu byose tuba turi gukorera kuri social media ubu biba biri imbere bidutegereje ntago bisibika biba kuri YouTube biba ku YouTube ntago bisibika nta muntu bisiba bishobora kugenda ute imyaka gashira uziko byarangiye ukabona biravumbutse buriya nibi bintu tuba dukora cyangwa umumakaza burana byo ngo bigize icyaha kuvuga amaganya y'urugo ugatangira ngo narinda ya naryamagana n'abagabo 10 ufite abana barajya bajya ku ishuri abandi bana babwire ngo dore abana mama we ngo yasambanaga n'abana 10 ku munsi urumva cya gikomere b'abantu bateye ibyo ntago ari byiza rero bade bareka nshimire cyane Ivona nzagira umwanya twongere tuganire ndumva umwe ndumva mufite ibintu byinshi Egide wakoze abantu bagiye kuri YouTube channel rya Ivo abantu bakubona ute nuko nyine nta channel vuga nimero yawe turayipine okay nta kibazo n'ubundi ni nko kuyivuga na channel ya Egide nayo muraza kuyisanga
hasi nayo turaza kuyishyira muri komenti kandi Imana ibahe umugisha cyane mukomeze mu bagore b'intangarugero ntituzajye dukora ibiganiro bicyaha abantu none ejo ngo dusanga ka video twabyibagiwe abanyamakuru nta nshuti bagira abanyamakuru arakwakira mugakorana ibiganiro byiza ejo yabona ka video Imana ibahe umugisha cyane ciao ciao